irakurya ariko se niyo ibikurya cyangwa ni muntu ni umubiri wose uba wumva ubishaka umubiri wose uba ubishaka irakurya ubundi bikamutera n'umubiri umubiri wose uba ubishaka ukumva no mu bwonko hari ikiburamo n'umutima n'umutima ntundapfa ukabifata ukayisinga bityo kayikamura ariko ikibazo cyo kwikinisha igihe umuntu amara kwikinisha akumva n'ubundi ntacyo yakoze akumva n'ubundi abishaka aho ngaho wayikinishije nawe nta bitekerezo ufite ndetse wikinisha neza gusa ugomba gutekereza ko cyane ugomba ubundi kuyikubitana koraje iyo uri mu gutekereza ukayikubita neza ntishobora gutumba cyangwa ikarwara hari n'igihe sesi gucika niho bya bindi urenze intuze iminota ubundi iminota 3 4 uba urangije ni myinshi ahubwo iyo urengize muri 5 6 na ya sensi iragucika ya foto uri imbere yawe ubwo gucitse urakomeza ukubireka nta kisohoye nabyo biranga reka nta kisohoye nawe umva nta kibukoze ariko iyo ifoto igucitse ugakomeza gukubura barababaza ariko iyi foto y'uwo wimagina ikiri imbere yawe biroroha cyane ikiri imbere yawe kanya n'iminota 2 n'umwe bishobora gutungana upfa ko ukanya